tubashimiye ko murimo kutwumva. Birashoboka ko buri muntu wese uri ku isi yigeze guhemukirwa inshuro imwe cyangwa se zirenze imwe. Birashoboka ko hari abagiriwe nabi nabo bazi cyangwa se bakagirirwa nabi nabo batazi. Ku rundi ruhande, ugira nabi ashobora kubikora abifitemo inyungu zifatika cyangwa se zigaragara, kimwe nuko ashobora kubikora nta nyungu mu by'ukuri abifitemo. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu bushobozi bwose dufite bwo gukora neza, gukora ikibi byagize umwanya ukomeye mu mateka y'abantu kuva baza ku isi. Hari umushakashatsi mu mibereho n'imiturire y'abantu witwa Karl Orb wakoze ibarura, asanga abantu babaye ku isi hagati y'umwaka wa 50 mbere ya Yezu n'umwaka wa 2011 ejo bundi ari abantu miliyari 107 miliyoni 602 ibihumbi 707 n'abantu 791. Uwitwa Wesley Stephenson we mu 2012 yanditse inkuru yibaza niba abantu bapfuye kuva isi yabaho ari benshi kuruta bariho uyu munsi, maze agaragaza ko ubwo Karl Orb yakoraga ubushakashatsi mu 2011 isi yari ituwe n'abantu miliyari 6 na miliyoni 987. Ubwo ufashe miliyari 107 na miliyoni 602 ibihumbi 707 n'abantu 791 babayeho hagati y'umwaka wa 2050 mbere ya Yezu n'umwaka wa 2011, ugakuramo miliyari 6 bariho mu 2011, ubona ko abantu miliyari 100 miliyoni 615 n'ibihumbi 707 ndetse n'abantu 791 bapfuye hagati aho ngaho. Abenshi muri aba bantu bishwe n'ibyorezo, abandi bazira intambara n'ubugizi bwa nabi. Ishami rya Loni rishinzwe kurwanya ibyaha n'ibiyobyabwenge rivuga ko umubare w'abantu bicwa n'abandi kuri iyi si yose buri mwaka wavuye ku bantu 362 mu mwaka wa 1990 bagera ku bantu 464 mu 2017. Kwicana ntabwo ari cyo kibi abantu bakorerana hagati yabo muri iyi si cyonyine. Hari no kwibana, kwamburana, kwangana no kuvangura n'ibindi byinshi. Niba wizera ko tuba mu isi itegekwa kandi kagengwa n'ingufu z'ibyiza bituruka ku Mana, kubera iki ibi bibaho? Ni iki gisunikira abantu gukora ibibi? Abantu bose bavuka ari beza bagahinduka babi nyuma, cyangwa se buri wese avukana imiterere yo kuba mubi akazaharanira kuba mwiza? Baramutse bakweretse banki bakakwereka ko nta muntu yirinze kandi ko nta byago bihari byo kugufata n'ujya kuyiba, ni bangahe bakwihanganira kutajya kwiba ayo mafaranga? Gukora ikibi byinjiye mu bantu ryari? Bigenda bitenga umuntu wakoraga ibibi ahinduke atangire gukora neza. Muri iki kiganiro turavuga ku buryo iyobokamana ridufasha kurwanya ikibi. Turakoresha imwe mu mirongo yo muri Bibiliya, ibitekerezo by'abashakashatsi mu miterere y'abantu ndetse n'ubuhamya bwafashwe n'umukinnyi wa sinema akaba n'umubara nkuru Morgan Freeman mu rukurikirane rw'ibiganiro yise The Story of God. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Mumyizerere cyane cyane ishingiye ku iyobokamana, bavuga ko ikibi gituruka ku mbaraga zitagaragara zuzuye iyi si. Bavuga ko zituruka ku kiriho cyangwa se ikinyabuzima cyitwa Sekibi cyangwa Satani n'abadayimoni. Ikibi ni ibikorwa umuntu akora abisunikiwe na Sekibi cyangwa biba bimurimo akaba yaranabivukanye. Kenshi iyo bakoze urutonde rw'abantu bakoze ibibi kurusha abandi kuri iyi si, ku mwanya wa mbere hashyirwa Adolf Hitler wabaye umuyobozi wa guverinoma y'Ubudage hagati y'umwaka wa 1933 n'1945, akaba n'umuyobozi w'ishyaka ry'abanazi. Yateguye intambara ya kabiri y'isi na jenoside yakorewe abayahudi. Ibitekerezo n'urwango yakwirakwije byavuye mu rupfu rw'abantu miliyoni 50. Hari abantu bavuga ko iyo hagira umuntu umwica ubwo yari akiri umwana bitari gufatwa nk'icyaha kubera ko uwo muntu yari kuba arinze urupfu rw'abantu miliyoni 50 n'intambara itazigera yibagirana mu mateka y'abantu ku isi. Ku mwanya wa kabiri ku rutonde rw'abantu bafatwa nk'abakoze amabi menshi kuva isi yabaho hari Yosif Vissarionovich Stalin. Yayoboye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete kuva mu 1922 kugera apfuye mu 1953.
akiri muto yakoraga ibikorwa by'ubujura n'ubwicanyi. Ubwo yayoboraga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti yafashe ibyemezo byateje inzara yishe amamiliyoni y'abantu. Ibyo kwica abanzi be byo byihorere, yishe inshuti ze n'imiryango yazo. Ku butegetsi bwe Abadagekazi 1,500,000 bafashwe ku ngufu. Ku butegetsi bwe abantu 20,000,000 barishwe. Ubwe yavugaga ko urupfu rw'umuntu umwe ari akababaro gakomeye cyane, ariko urupfu rw'abantu miliyoni rwo iyo ni imibare. Hari umuhanga mu mikorere y'ubwonko bw'abantu, Dr. Kent Kyle, yakoze ubushakashatsi bugamije gushakisha isoko y'ikibi mu bwonko bw'abicanyi bakomeye babikora ntacyo batinya badashobora no kwicuza. Ni abantu bafite uburwayi bwo gushimishwa n'ububabare bw'abandi. Mu biganiro Morgan Freeman ajya akora byitwa The Story of God, yaganiriye n'umuntu wafashe ku ngufu abagore barenga 24 yicamo 3. Barimo gukora igihano cy'igifungo cya burundu. Ubuzima bwe bwose yabumaze muri gereza kuva yagira imyaka y'ubukure. Yafungirwaga icyaha yaba kirekurwa akagisubiramo. Ari no mu bakoreweho ubushakashatsi na Dr. Kent Kyle. Ibyo yakoze byose arabyicuza, ariko akavuga ko aramutse afunguwe yabisubiramo kubera ko atari we witegeka. Ni nkaho hari abantu muri bo haba harimo gukora ikibi uko bashaka gukora icyiza kose. Ndamutse mfunguwe nasohoka nkajya hanze, ariko bitewe nuko nakoze biriya byaha byose ubu ntabwo mfite ubushobozi bwo kutongera kubikora. Bivuze ko umuryango mugari utawutekanye ndamutse nkusubiyemo. Njyewe ntabwo mfite ukwigenzura nkamwe. Niki gishobora gutuma umuntu akora mabi nk'aya ngaya? Mwiyigamibanire, ibyo bita psychopathy, ni uburwayi bwo mu mutwe butuma umuntu agaragaza kudashaka kubana n'abandi, akagaragaza kutifuza urukundo cyangwa se kugira icyo akora ngo agirane imibanire myiza n'abandi, akagaragaza ukwikunda gukabije kandi akananirwa kwigira ku mateka ng'ibibi byamubayeho kubera ubuhemu bwe bimuhisomo. Ni iki gituma umuntu agira ubu burwayi rero? Dr. Kent Kyle yakoreye ubushakashatsi ku bwonko bw'abantu 800 bose buri umwe wagiye yica cyangwa se agasambanya ku ngufu abantu barenze umwe. Twarebye mu bwonko bwa bamwe muri bo, dupima imikorere n'ingano ya bimwe mu bice bigize ubwonko bwabo. Igice cy'ubwonko cyitwa orbital frontal cortex kigira uruhare rukomeye cyane mu kurema imyitwarire y'umuntu ndetse no kugenzura amarangamutima umuntu agira, ari nabyo bigena uko umuntu yitwara. Itumanaho n'utunyangingo tw'ubwonko muri icyo gice riba ari rito cyane ku mupsikopate. Ibi bivuze ko abo bantu baba bafite ubwonko butandukanye n'ubw'abandi bantu. Bitekerezwa ko umuntu umwe ku ijana mu bapimwa ariwe basanga afite ubwonko bukora gutya. Bivuze ko hari abantu bakora ibikorwa by'ubwicanyi babitewe n'uko ubwonko bwabo buteye ku buryo butabemerera kubaka imibanire no kugira impuhwe. Aba ni abantu batuwemo n'ikibi. Abazi iby'ubwonko bw'abantu bemeza ko imyitwarire nk'iyi ngiyi ituruka ku mikorere mibi y'ubwonko bwabo. Ariko si bivuze ko uyu muntu nta mahitamo aba afite. Bivuze ko atabashobora guhitamo kudakora ibikorwa by'urwango. Abantu bakora ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubwicanyi bari mu bushorishori bw'imigirire mibi ishobora kuranga umuntu. Nibyo bikorwa bibi bya nyuma umuntu ashobora gukora. Gusa twese duhora mu mayira abiri yo gukora icyiza cyangwa se gukora ikibi. Ibi bimeze uku kuva mu mamiliyoni y'imyaka ishize. Mu myaka y'1500 mbere ya Yezu, umurwa mukuru wa Misiri wari umujyi witwaga Luxor. Muri iki gihe uburasirazuba bw'uyu mujyi bwari ubutaka bwiswe ubw'ubuzima cyangwa se ubutaka bw'abazima. Igice cy'uburengerazuba bw'uyu mujyi bwo bwari ubutaka bwiswe ubw'abapfuye cyangwa se ubutaka bw'urupfu. Iki ni igice kirimo imva nyinshi z'abami bayoboye Misiri ndetse n'abatware n'abari abakomeye mu bwami bwa Misiri icyo gihe. Mu mva ziri aho harimo iy'umwami Mena. Iri mu mva nziza ziri mu Misiri muzimaze imyaka irenga 3000. Mena azwi ko mu gihe yabayeho yakoreye cyane Imana Amun. Yakoze cyane akazi ko kubarura no kwandika amaturo yose yagenerwaga Imana Amun. Mu bishushanyo biri mu mva ye hari bimugaragaza amaze gutanga k'umwami no gupfa, ubwo yari arimo gupimirwa ibyo yakoze ngo harebwe niba ubwo yari akiriho yarakoze ibyiza byinshi cyangwa se niba yarakoze bike.
akimara gutanga, umugogo we washyizwe mu isanduku ujyanwa imbere y'Imana yitwaga Osiris. Umutima we washyizwe ku munzani ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande rw'umunzani hashyirwaho ibikorwa byiza byose umuntu aba ategetswe gukora muri ubu buzima. Uko niko Imana Osiris, ariyo mana yo mu yindi si, yapimaga ibikorwa by'abantu hano ku isi. Ku munzani iyo umutima w'uwo muntu waremeraga kurusha ibikorwa byiza umuntu aba ategetswe gukora, ubwo umuntu yabaga yarakoze ibibi byinshi kurusha ibyiza. Bo bizeraga ko uko umuntu akoze ikibi cyongera uburemere ku mutima we, uko umuntu akoze ibibi byinshi niko umutima we ugenda uremera, kandi umutima uremereye ntabwo utuma nyirawo ashobora kuzamuka ngo ave muri ubu buzima kubera ubwo buremere bw'umutima we nyine. Bitekerezwa ko imyizerere ya Gikristo n'iya Kiyahudi y'uyu munsi y'uko umuntu afite umutima mwiza cyangwa se ko gukora neza biruhura umutima bituruka kuri iyi myemerere y'abanyamisiri ba kera. Madame Salima Ikram ni umuhanga mu birebana n'amateka ya Misiri. Ntekereza ko imyizerere yo mu iyobokamana rigezweho ifite inkomoko kuri iki gitekerezo cy'uko ikintu kibi cyose ukoze kiba kizagukurikirana ukazagihanirwa. Abanyamisiri bo babisobanuye neza, bavuga ko umuntu acibwa urubanza n'umutima we. Aha ni naho ibyo kuvuga ko umuntu afite umutima utunganye igihe bashaka kuvuga ko ari umuntu mwiza byaturutse. Mu binyejana byakurikiyeho nyuma y'iki gihe, igitekerezo cy'uko wakoze ibyiza hano ku isi ahabwa igihembo cy'iteka ryose nyuma y'urupfu, hanyuma uwakoze nabi agahabwa igihano cy'iteka ryose cyakwiriye hose mu Misiri cyangwa se muri Egiputa y'icyo gihe. Bitekerezwa ko iki gitekerezo cyaje gukomeza gukura kikubakirwaho amadini y'uyu munsi agezweho, aho abayayoboka bakora ibyiza bizera ko nibamara gupfa bazajya guhemberwa hitwa mu ijuru, bagahembwa by'iteka ryose. Abakora ibibi nabo bakazajya guhanirwa hitwa ikuzimu, nabo bagahanwa by'iteka byose. Bibaye ari uko bimeze, byaba bisobanuye ko ingaruka zizaba ku bakoze ibibi zaba arizo zituma abantu benshi babyirinda. Nanone bibaye bimeze uku, byatuma wibaza niba abantu turi babi mu buryo karemano cyangwa se niba turi beza mu buryo karemano. Iki kibazo nicyo shingiro ry'imyizerere ya Gikristo. Abakurambere bacu mu kwizera Imana imwe bagaragaje ko inkomoko y'icyaha yavuye ku witwaga Adamu n'umugore we witwaga Eva. Aba bariye ku rubuto Uhoraho yari yarababujije kuryaho. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we bari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeraho ibicocero. Ibi byanditswe mu Itangiriro igice cya 3 guhera ku murongo wa mbere. Iki nicyo cyaha cya mbere abantu bakoze bakiza ku isi, icyaha cy'inkomoko. Kuba hariho icyaha cy'inkomoko bivuze ko twese tuvuka turi babi, noneho tukaba dufite inshingano n'umukoro wo kwikuraho icyo kibi. Umva uburyo impuguke mu by'iyobokamana Kara Callaway asobanura icyaha cy'inkomoko icyo ari cyo. Mu migenzo ya Gikristo, icyaha cy'inkomoko gisobanurwa nk'irari karemano buri wese avukana. Ibyo ni rusange kuri buri muntu, kuva hari ikintu gihora kimusunikira gukora ikintu runaka ngo ahaze irari rye. Bitewe n'uko Adamu yakoze icyaha, icyo cyaha yakoze cyagiye gerekanwa ku bamukomotseho, kikava ku gisekuru kimwe kikajya ku kindi kugera kuri twe. Ubwo bivuze ko twese mu buryo karemano twifitemo gukora ikibi rero. Hanyuma se abakora ibibi kuturusha twese bagashyirwa nk'aba bantu biyumvamo ubushake bwo kwica kandi bakumva nta kintu bibabwiye. Mu gusubiza ibi, Bwana Kara Callaway avuga ko buri wese afite urwego runaka rw'ikibavukana, ariko hakaba hariho n'abadayimoni cyangwa se sekibi ubwe uhindura imiterere ya bamwe akabakoresha ibibi bitari karemano.
benshi muri twe tubaho ubuzima bwose turwana no kudakora ikibi, nyamara muri twebwe haba hari ubushake bwinshi budusunikira kugikora. Gusa mu buzima bwacu byemezwa ko harimo indi soko y'ikibi. Mu myemerere imwe n'imwe bavuga ko umuntu ashobora gukora ibibi cyangwa se kuba umunyabyaha bitewe n'umuryango yavutsemo. Nk'abo mu idini y'aba Hindu batekereza ko umuntu ashobora kuba mubi bitewe na roho z'abakurambere be zitishimye. Mu mico y'abanyaburayi ba kera havugwagamo ibinyabuzima mu by'ukuri bitabayeho, bitari abantu ariko bikaba bibi cyane. Byakundaga kuvugwa mu nkuru n'imigani, ni nk'uko natwe twakundaga kuvuga agasamunyiga cyangwa se izindi nyamaswa zitabayeho. Goblins ni bimwe muri ibi binyabuzima ngo byabaga ari inyamaswa mbi cyane zavugwagaho ibibi byinshi mu ba Hindu. Mu mana z'aba Hindu rero imwe izwi cyane yitwa Shiva. Bizera ko Shiva yajyaga akora imigenzo igamije kweza no gusukura za goblins ibibi byose byazihozeho bikazivaho, ubundi goblins zigahinduka nzima. Iyo zamaraga kuba nzima, Imana Shiva yahitaga izitegeka kurinda abantu ikibi cyose gishobora kubabaho nk'indwara z'ibyorezo, inzara n'indi myuka mibi yose ishobora kubabaho. Umugezi bivugwa ko iyo mana ikoreramo uyu mugenzo wo gusukura goblins ubu wamaze kuba ahantu h'amakiriro. Abantu bajya kuyuhagiriramo amazi yawo bakumva ibibi byose bibavuyeho. Abahindu batekereza ko iyo umuntu apfuye urupfu rubi cyangwa se agapfa atishimye, roho ye irakara cyane maze ikazagaruka gutera abana be cyangwa se abandi bantu bo mu muryango we. Ibi bishobora gutera ibibazo byinshi muri uwo muryango, birimo nk'ubukene cyangwa se uburwayi bukomeye. Amahirwe nuko hari imihango igikorwa igamije gushimisha roho z'abapfuye nabi cyangwa se bababaye, maze abariho nabo bakabona kugira amahoro. Ushatse wabyita guterekera. भूतनाथाय खिं खिं फट् Izo nizo ndirimbo baririmba iyo bari muri icyo gikorwa. Hari abantu benshi baba Hindu bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima nk'uburwayi cyangwa se ubukene, bagatekereza ko roho z'abakurambere babo arizo nyirabayazana, bityo bakajya gusaba abayobozi muri iyi myemerere kubakoreraho iyo mihango. Muri iyi mihango kandi bateka ibyo kurya byiza cyane bavuga ko babitekeye abakurambere babo, ubundi umupadiri cyangwa se shamane akabiha umugisha, ubundi bakabijyana aho ababo bashyinguye bakavuga ko babiriye. Ubundi bagafata ibiceri bakabiteramo imisumari bakayitera mu giti bita icy'umugisha. Ibyo iyo babirangije bahita bavuga ko roho zari zirakaye z'abakurambere babo noneho zishimye, ubundi bagatangira kubona ibyo bifuzaga byose. Aba Hindu ntabwo bemera ko icyiza n'ikibi biba biri ahantu hatandukanye. Bemera ko umuntu umwe afite ubushobozi bwo gukora icyiza akagira n'ubushobozi bwo gukora ikibi icyarimwe. Buri gihe bahorana icyizere ko n'ikibi gishobora kubohorwa kikavamo icyiza. Muri make ikibi ni roho mbi iba ikeneye ubufasha kugira ngo ihinduke nziza. Ku isi hari idini rimwe mu yamaze igihe kinini abayeho ariko ntabwo ari abantu benshi barizi. Ni idini ryitwa Zoroastrianism. Ni idini ryubakiye ku nyigisho z'umuhanuzi wa kera w'umunya-Irani witwaga Zoroaster. Zoroastrianism yatangiye mu myaka 3500 ishize muri Irani y'icyo gihe. Ikimenyetso cyo kwizera muri iri dini ni umuriro. Ni idini rifite abayoboke bake, nabo baba muri Irani no mu Buhinde, hakaba abandi bake baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urusengero rwabo ruhoramo umuriro ugurumana. Iki nicyo kimenyetso cyo kumurikirwa. Kuri bo ukurushaho kumenya ibibera mu isi ni kurushaho kumenya ibyemezo byiza ugomba gufata. Muri iri dini icyo bashyira imbere ni ugutsinda ikibi. Abapadiri cyangwa se abigisha bo muri iri dini bambara ikanzu yera kandi isa neza cyane. Amasengesho yabo akorwa mu rurimi rwa kera rwakoreshwaga muri Irani. Hari umushakashatsi witwa Gregory Lilay wabaye impuguke cyane mu birebana n'isezerano rya kera muri Bibiliya ndetse no mu Bukristo bwa kera.
uyu yamaze igihe kinini ashakisha ngo arebe uburyo imyizerere n'imyemerere yo muri iri dini ariyo imyemerere ya gikristo n'iya kiyahudi uyu munsi ikomokaho. Bitekerezwa ko imyizerere y'abo muri iri dini ariyo yazanye igitekerezo cy'uko hariho sekibi n'abadayimoni bakaba aribo nkomoko y'ikibi cyose kibaho. Zoroaster postulated that to defeat evil in the world we're going to have a cataclysmic battle. And God and the devil are going to fight it out. Zoroaster yazanye igitekerezo cy'uko gutsinda ikibi hano mu isi hagomba kubaho intambara ikomeye cyane irwanwa hagati y'Imana na sekibi. Iyo urebye mu madini yabayeho mu myaka ya kera cyane usanga nta sekibi cyangwa satani wabagaho. Abayisiraheli babayeho batagira sekibi kugeza bageze muri Babiloni. Abayahudi batangiye kwizera ko hariho sekibi bakimara kumenya idini ya Zoroastrianisme. Mu buvanganzo bw'Abayahudi ibitekerezo by'uko sekibi ari we waje agateza ibi byose bibaho byatangiye mu bihe bya Yesu. Ibyo bitekerezo ni nabyo byavuyemo izina rya sekibi ari we mwanzi wa Yesu. So the great competitor of Jesus in our New Testament Gospels. Nk'uko amadini agezweho uyu munsi akomora imyemerere yayo kuri iri dini rya Zoroastrianism, iri dini naryo ubu ryarivuguruye ntabwo rikimeze nk'uko ryari rimeze muri iyo myaka. Ubu kuri benshi mu bayoboke baryo sekibi n'abadayimoni ntabwo ari ibinyabuzima bifatika biba ahantu runaka, ahubwo sekibi bashobora kuba ibitekerezo n'irari ryo gukora ikibi. Kuri bo Imana na sekibi ni intambara ihora muri buri muntu igizwe n'ihangana hagati yo gukora icyiza no gukora ikibi. Kuri bo byose bibera imbere mu muntu kubera ko icyo umuntu akora cyose gihera mu bitekerezo mbere yuko kijya mu bikorwa. Kuri bo ibibi byose biri ku isi byakozwe kandi bikorwa n'abantu. Kubikemura nabyo bigomba gukorwa n'abantu. Kuvuga ko ibibi byose biri ku isi byakozwe n'abantu bivuga ko kuba uyu munsi hari umwana uvukira muri Syria ahari intambara n'inzara n'ibibi byose, undi akavukira Washington mu bitaro byiza no mu nzu bahitamo umwuka ukonje n'ushyushye, ni ibyakozwe n'abantu. Kuko icyatumye Syria iba mbi nta bantu bagikoze, n'icyatumye Washington iba nziza nta bantu bagikoze. Gufata ibyo bibi byose rero ukavuga ko byakozwe n'ikinyabuzima kiri ahantu runaka cyitwa sekibi cyangwa satani ntabwo biri mu myizerere y'abayoboke b'iri dini. Muri make kuri bo Imana na Satani biba muri twebwe twese, imbere muri twe. Ntabwo biri hanze ahantu runaka, ariyo mpamvu buri wese aharanira kwimika Imana cyangwa se akimika Satani muri we. Mu gukora ibibi uba wimika Satani cyangwa se umuha umwanya ukomeye muri wowe. Mu gukora ibyiza uba wimika Imana. Niko babyizera. Gusa ntabwo ari uko abantu bose babyizera. Muri Nouvelle-Zélande umuhanga mu iyigamitekerereze Jesse Bering yemeza ko dukeneye ingufu ziturutse hanze y'umubiri w'umuntu no hanze y'isi kugira ngo dushobore gukora ibyiza. Ibi yabikozeho ubushakashatsi kugira ngo amenye mu by'ukuri inkomoko y'ikibi mu bantu. Yafashe itsinda ry'abana bato batarengeje imyaka 5 y'amavuko abasaba gukina umukino wo kunaga agapira mu ruziga rwari aho ngaho, ariko kugira ngo utsinde ukaba ugomba kubikora utareba aho unaga agapira. Yabasezeranije ko uza kubikora neza nta buriganya ari buhabwe igihembo cyiza. Buri mwana yinjiraga mu cyumba cya wenyine agakina uwo mukino azi neza ko nta urimo kumureba, ariko mu by'ukuri Jesse Bering yari yahishe kamera cyangwa se icyuma gifata amashusho muri icyo cyumba. Gusa abo bana bo bari bazi ko nta muntu bareba. Bamwe muri abo bana barariganije kubera ko bari bazi ko nta muntu bareba kandi bakaba bashaka cya gihembo. Hari abarebaga ku ruhande babona nta wababonye agafata ka gapira akagenda akagashyira muri rwa ruziga atagateye nk'uko amategeko y'uwo mukino yabivugaga, ubundi agasohoka. Bivuze ko umwana w'imyaka 5 azi gukora ikintu azi neza ko kitemewe kabone nubwo nta wamwigishije gukora ikibi. Jesse Bering nyuma yahinduye amategeko y'umukino afata irindi tsinda ry'abandi bana bo muri cya kigero cy'imyaka abasaba gukina wa mukino aho buri wese agomba kunaga agapira mu ruziga atarebayo, akabikorera mu cyumba arimo wenyine. Ariko noneho yababwiye ko muri icyo cyumba harimo umuntu utagaragara witwa Princess Alice. Muri icyo cyumba yashyize intebe iriho ubusa, ariko abwira aba bana ko iyo ntebe yicayeho Princess Alice nubwo batamubona.
bitewe nuko bari bizeye ko Princess Alice ari muri icyo cyumba nubwo batamubonaga. Nta mwana n'umwe wariganije, bose bakurikije amategeko uko bayahawe. Izo nizo ngufu ziba mu kwizera. Bariya bana ntabwo bari barigeze na rimwe bumva Princess Alice, ndetse nta naho bamubonye, ariko ko babwiwe ko hari kandi atagaragara, mu mitwe yabo yahise ahinduka umuntu. Uyu mushakashatsi atekereza ko kugira ngo abantu bakore ibyiza bisaba ko bizera ko hari urimo kubareba. Aha niho ahera abaza ikibazo, niba uramutse umenye ko hari banki ifite urugi rudafunze neza, nta murinzi uhari, nta byuma bifata amashusho bihari, ese wakwinjiramo ukiba amafaranga ubizi neza ko utari bufatwe? Igisubizo atanga kuri iki kibazo ni uko abantu batari abajura uyu munsi baramutse bisanze muri uyu mwanya bakwinjira bagafata ayo mafaranga bagasohoka bagataha. Mu yandi magambo, isi ishobora kuba yuzuye abantu bakora ibyiza kubera ko bazi ko hari Imana ibareba kandi ikabizatwika abantu bakoze ibibi muri ubu buzima. Ushatse wavuga ko isi yuzuye abantu bakorera ku jisho. Abo mu idini ya Buddhisme batekereza ko gukora nabi bituruka ku kutamenya uko imitekerereze yacu ikora. Mu masengesho yabo bakora imihango ibafasha kumenya aho ibitekerezo bisunikira umuntu gukora ikibi bituruka mu mutwe we. Ibi bibafasha kwirinda gukora icyaha kubera ko baba bazi inkomoko yacyo mu mutwe wabo. Bavuga ko gukora ibyaha bituruka mu bwonko bw'umuntu cyangwa se mu mitekerereze ye. Iyi ni nayo mpamvu hari n'abana bakiri bato bica abantu atari uko abo bantu hari ikibi babakoreye. Uyu munsi harimo gukorwa ubushakashatsi bushobora kuzatuma abantu bashobora kureba imikorere y'ubwonko bw'umuntu, bakaba babona niba imikorere y'ubwo bwonko bw'uwo muntu ishobora kuzavamo ibyaha bitewe n'uko ikora, bakaba bamukosora hakiri kare ntazakora amabi. Abakristu, Abayahudi n'Abayisilamu bizera ko gukora ikibi biri muri kamere y'umuntu, ariko akaba agomba kubirwanya akurikira inzira yo kwizera no kwemera. Imyemerere myinshi idusaba guhangana n'ibishuko, tugashyira gukora icyiza imbere y'inyungu zacu zuzuye kwikunda. Ariko se mu by'ukuri birashoboka ko abantu banesha ikibi bakakigobotora burundu? Nadusoreje ikiganiro ko cy'uyu munsi, ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi, naho utaha.